ntukemere ko imyaka yawe ikubeshya. Hari abantu bafite imyaka 20 ariko batekereza nk'abasaza, batekereza nk'abakecuru, batinya gutangira, batinya kugerageza, batinya gutsindwa, batinya ibyo abandi bavuga. Ikibabaje nuko imyaka yabo ibikiri mito ariko inzozi zabo zarapfuye kare. Hari umuntu ufite imyaka 18 ariko yumva nta kintu yakwigereraho, yumva nta n'ikintu yakimarira. Hari undi ufite imyaka 23 wamaze kwemera ko ubuzima bugoye cyane. Hari n'ufite imyaka 25 utekereza ko yakerewe byarangiye. Ariko ukuri ngiye kukubwira nuko ntushaje, nturakererwa kandi igihe cyawe ntikirarangira. Ikibazo si imyaka ufite, ikibazo ni uburyo utekereza. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe impamvu abantu benshi bakiri bato batinya gutangira. Turebe uburyo ubwoba busenya inzozi z'abantu bucece cyangwa se buhoro buhoro. Gatatu, turaza kurebera hamwe impamvu ubuto bwawe ari amahirwe akomeye. Kane, ari naho hanyuma turi buze gusoreza, turaza kurebera hamwe icyo wakora uyu munsi kugira ngo utazicuza imyaka yawe wapfushije ubusa mu gihe kiri imbere. Kandi ndashaka ko ureba iyi video kugeza ku musozo kuko hari ubutumwa bumwe bushobora guhindura uburyo ureba ubuzima bwawe uyu munsi wa none. Kadutangire. Ubwoba nibwo busenya abantu benshi. Ute kubera iki? Abantu benshi ntabwo bananirwa kubera kubura ubushobozi, kubera ko badafite amikoro. Oya, bananirwa kubera ubwoba. Akenshi usanga bafite ubwoba buteye bute: ubwoba bwo kuvugwaho, ubwoba bwo gutsindwa, ubwoba bwo gutangira ibintu bishya, n'ubwoba bwo gukora ibintu bitandukanye n'iby'abandi. Niyo mpamvu umuntu ashobora kugira igitekerezo cyiza ariko imyaka ikagenda nta kintu akoze. Niko bimeze muri iki gihe mu rubyiruko. Hari abantu bafite impano idasanzwe ariko ugasanga barimo kuyihisha kubera gutinya abantu ibyo babavuga. Nyamara ndashaka kukubwira yuko abantu benshi bicuza ibyo batagerageze cyangwa se ibyo batigeze bagerageza gushyira mu bikorwa iyi myaka itangiye kubagendana. Ushobora kuzicuza ibyo utagerageje kurusha uko wakicuza ibyo wagerageje ntibikunde. Buriya gutsindwa si cyo kibazo gikomeye. Ikibazo gikomeye ni ukubaho imyaka myinshi uzi neza ko wari ufite ubushobozi bwo gukora byinshi ariko ntubigerageze. Ubuto bwawe rero ni amahirwe gute? Aha tugeze mu gice cyacu cya kabiri. Iyo ukiri muto uba ufite ikintu gikomeye cyane. Uba ufite igihe. Uba ufite igihe cyo gukora amakosa, igihe cyo kwiga, igihe cyo kongera no gutangira ndetse no kwiyubaka. Ariko ikibazo uko abantu benshi bapfusha ubusa ubuto bwabo bituma n'imyaka yabo nta kintu bamarira. Aha ni handi umuntu yuzuza imyaka 40, 70 ugasanga arimo arashaka imfashanyo nk'umuntu utarigeze akora. Abantu benshi bapfusha ubuto bwabo bakamara imyaka yabo bareba ubuzima bw'abandi, bagereranya ubuzima bwabo n'ubw'abandi, cyangwa se banatinya gufata amahirwe cyangwa se icyo wakita kugerageza amahirwe. Hari umuntu ushobora gutangira umurimo uyu munsi akawureka ejo kubera abantu bamuseka. Hari ushobora gutangira ibiganiro cyangwa amashusho runaka kuyerekana ku mateleviziyo akabireka kubera ko abantu benshi bamureba ako kanya. Ariko ibintu byose bikomeye bitangirira hasi. Nta muntu uvuka ngahita agira kuri ako kanya. Abantu ubona bageze ku ntsinzi uyu munsi hari igihe nta muntu n'umwe wabizeraga. Ikintu rero cyo cyarabatandukanyije n'abandi nuko baba barakomeje. Ubuto bwawe rero nubwo gukoresha ntago ari ubwo gufata ngo ubike wumve ko ibintu uzabikoresha. Akenshi urubyiruko rumaruzwe no kuvuga ngo ikintu mfite nzagikora ejo, nzagitangira ejo, nzabanza afatishe, nzabanza ngire gute. Ariko ibaza igitekerezo umaranye imyaka 5 iyo waragishyize mu bikorwa uyu munsi ahantu buri. Reka tujye ku gice cyacu cya gatatu cyo kuvuga ngo ntukabeho ubuzima bw'ubwoba. Aha ni handi usanga abantu benshi bafite inzozi nziza ariko bakabaho ubuzima butari ubwabo. Kubera iki? Kubera ko batinya ibyo abandi babavuga, kunengwa ndetse no gutandukana n'abandi.
ugasanga barimo barakora ibintu byose kugira ngo bashimwe. Ibi mpora mbivuga mu biganiro bitandukanye, aho gukora iby'umutima wabo ushaka. Ndashaka wumva ibi bintu neza, nta muntu uzabaho ubuzima bwawe uretse wowe, kandi umunsi umwe uzicara wibaza uti kuki natinye gutangira. Icyo gihe imyaka izaba yarashize. Witegereza igihe rero uzumva witeguye burundu. Aha ndaganira n'urubyiruko. Abantu benshi bageze ku ntsinzi uyu munsi usanga baratangiye bafite ubwoba. Ubutwari si ukubura ubwoba, oya, ubutwari ni ugukomeza n'ubwo waba ufite ubwoba cyangwa se n'ubwo ubwoba buhari. Reka tuganire rero ku gice cyacu cya 4, tangira n'icyo ufite. Hari umuntu rero utegereza amafaranga menshi, ibikoresho byiza, abantu mushyigikiye cyangwa igihe cyiza, ariko ndashaka kukubwira ukuri yuko iyo utangiye nibwo ibintu byinshi bitangira kuza. Ntushobora kwiga gutwara imodoka utigeze winjira mu modoka. Ntushobora kwiga gutwara imodoka utinjiye mu modoka. Ntushobora kugira icyizere utagerageje. Ntushobora kugera kure udafashe icyemezo cyo gutangira. Kandi igihe cyiza cyo gutangira ni ubu tuvugana. Niba ushaka kugera kure, iga gukora umurimo wawe, iga gushyira mu bikorwa ubumenyi ufite, iga kugaragaza Imana iri muri wowe cyangwa guhindura ubuzima bwawe. Tangirana n'icyo ufite uyu munsi wa none. Niba ufite iyo telefone, tangira iyo YouTube. Ntabwo izamara imyaka 5, imyaka iriruta iyo udafite icyo uyikoramo itaratera imbere. Ntugapfushe ubusa imyaka yawe. Iki ni igice cya 5 ngezeho. Urubyiruko rwinshi rufite ikibazo kimwe akenshi ruhuriraho. Bumva bafite igihe kinini cyane. Ubusanga bavuga bati nzakora ibi nyuma, haracyari kare, nzabitangira nkiri maje kuba mukuru, ariko imyaka irihuta cyane iyo udafite icyo uyikoramo. Umuntu ubyuka abyuka afite imyaka 18, ejo ugasanga afite imyaka 30. Ibaze mu mwaka wa 2019 imyaka wari ufite, ubu ufite ingahe wayikozemo iki? Kandi icyo gihe ushobora gusanga nta n'ikintu gikomeye wigeze ukora. Iyo ukiri muto uba ufite imbaraga, uba ufite ibitekerezo bishya, uba ufite n'amahirwe menshi yo guhindura ubuzima bwawe. Ntukemere ko ubwoba cyangwa ubunebwe bikwiba amahirwe ukazakanguka ufite imyaka 50. Oya. Ngiye gusoza nkubaza iki kibazo kimwe. Iyo uza kuba waratangiye icyo gitekerezo cyawe imyaka 5 ishize, ubu ngubu uburihe? None se kuki ugikomeza gutegereza? Ntukemere ko imyaka yawe ikubeshya. Ufite igihe, ufite ngo uzabikora, ufite ubushobozi. Oya, ushobora gukora byinshi cyane kandi bidasaba amafaranga, ahubwo bisaba gutekereza neza no kwigira ku bandi no kuba concentré cyangwa guhozaho mu byo ukora. Tangira ubu, tinyuka ubu, rekeraho gushidikanya. Tangira, ndakubwiye ngo tangira, kuko ejo hazaza hawe harihuta kurusha uko wowe ubitekereza. Kandi imyaka ntabwo itegereza umuntu, niko isi imeze. Niba ukunze iyi video, kora like, kora share, kora comment kugira ngo igere n'ahandi kure hashoboka. Ndabakunda, naho utaha mu zindi video. Imana ibarinde.